bana banyamakuru twabakariho nta kibazo uriya muntu wari hanze nari maze kumufasha nari mbonye ko kibazo kinyakikiwe ndayitwitse iratumutse muri abandi abanyamakuru nta kibazo twabakariho ku bantu bane nari nshigaje umuntu umwe nari maze kumufasha ababyeyi murakoze kunyemerera ababyeyi babaha ikaze n'ababyeyi nta kibazo twakomeza karimo ibanga nta ongera ko bazakeneza kwa muganga mu manyirayo kagiye bita mu ntoki kasige mu ntoki mugabo isa n'udukorera bari muvane sitigaruka yagari bagahise bakuvana abantu hanze nyuma y'ibyo bibazo n'abataramenya mangana n'ibyo kimurira maze kwihangana maze muhangirize ubundi mbona mukurikira ibibazo bifite ki Asoni we you stay nizere ko mumeze neza cyane uyu ni Umutako TV nkuko bisanzwe ndacyari MC Seti mubana mu buzima bwa buri munsi ahangaha turi rero ushobora kwibaza ngo turi hehe ahangaha turi ushobora kwibaza ngo turi kwerekera hehe ahangaha turi Kaciro twagiye gusura ngira ngo mwaramubonye umudokteri uherutse gukora ibitangaza bikomeye umudokteri uherutse kugaruza ibintu byari byibwe umudokteri wakoze ibintu bitari byoroshye bitakorwa n'abantu benshi cyane ahangaha rero turi Kaciro tugeze iwe twamaze kuhamenya nago ndi njyenyine hari na bagenzi banje hari irindi tangazamakuru hari ibindi bitangazamakuru bitandukanye so nsubire ikintu tujya kibera mu Burundi ate tujya kikwasaganya paka ngakiwede katurabe era tuse ku muryango tujya konkona tutegere mbubimiride bitya nuve rero kuri kamera z'Umutako TV twamaze kugera kwa dokteri ahubwo reka tumenye ngo byifashe bite ndabona banadufunguriye aha mwiriwe neza yego yarara turabashyitsi ndababona dokteri arimo dogiteri arimo ariko hari abantu yararimo yakira ntabwo rero ngenzi kibagenza ndabona mufite za mikoro mufite kamera turi abanyamakuru mubwire ngo hari abanyamakuru bagushaka noneho turebe ko twabasha kumuna tukaganira nawe okay mwe muhagaze hano rero ntagire umuntu erenga hano ngende mbanze ndebe ko yaba ahugutse noneho ngaruke mbabwire mu sawa ngira ngo rero mumaze kubyumva ahangaha turi twamaze kugera mu gipangu kwa dokteri Muramira turaza kumenya ngo biraba byifashe bite nituramuka tumubonye biraba ari byiza nituramuka tutamubonye nabwo ubwo butawenda tuzababwira ngo byifashe bite ibizakurikira turaza kumenya nago ni njyenyine rero hari abagenzi banje b'abanyamakuru ndabona mugabo agarutse sinzi niba tuzaniye inkuru nziza cyangwa inkuru mbi ego karibu mwatambuka aza mukankurikira mukagenda mukamureba sawa urakoze tucyari fena wano ku Mutako TV nkusubiza nti buri kimwe tujya kibera mu Burundi mpora ate tewera birakora subscribe like comment and share tusobora kwasaganya buri kimwe subire mukama ashari ndamu nshari MC Seti wano tutuse wa doctor hano rero tumaze kugera kwa dokteri ahangaha niho muri salo twe ari he okay Mwiriwe doctor muga bini doctor tuaba uretse tuanze tuvugane nawe doctor sorry muga dusohoke tube dusohotse nese ko tubonye ibintu hano mu gumi twakwegera se wareka tukegera hino cyangwa dusohoke niba uri buduhakanye nyuma ibi ni ibiki wari utwakirije koko ibi ni ibiki wari utwakirije irihe banga tumenye amakuru birambuye nta kibazo twaganira nubwo nari mfite abantu bari hanze mu mahanga ndi gufasha bari kuvura bo mu mahanga
aya masamba nashoje akazi k'abantu bari inaha ndimo mfasha abantu bari mu mahanga kuko imbaraga zanjye ntabwo zigarukira hano gusa kwicara biremewe wakwicara hano nta kibazo kanicarira nta kibazo turi bugire ikibazo bagane n'ibindi byo nta kibazo ibi ko bihise ibyo ni biki byatse hari umuntu ubu ngubu ndi kurebera ibibazo bye muraza kwihangana manze murangirize ubu ndimo ndareba ikibazo afite kiwe ubu ngubu uriya kumurebera ikibazo afite yego uwo muntu se ko tutamusanze hano uyu muntu ari mu mahanga ntabwo wo mu mahanga mandi gufasha yego nimugire ikibazo rwose izi ni imbaraga mandi gukoresha mwabonye ko nta muriro nta kibiti nari mfite gicana umuriro nicyo nshatse kubaza izi ni imbaraga mandi gukoresha ko nta kibiriti mbonye ushyiraho akaba nta kintu nta muriro wari munsi mbona hasi bisa nk'ibitose uyu nguyu ni umugabo uri mu Buholandi afite ikibazo cy'inyatsi ubu mba ndi kumutwikira inyatsi ubu ndimo mufasha nta kibazo ubu urabisoje ndabona n'abandi barimo baguhamagara ndahamagarwa cyane kubera serivisi abantu baba bakeneye isi yose mbese dogiteri ni iki ukoresheje kugira ngo uriya muriro wake ko mbonye bihise byaka kandi ko nta kibiriti mbonye ukoresheje ni imbaraga zanyuma ndi gukoresha tukuze ndi kubona ababyeyi bandebye nabi kuko ntabwo nabakiye karibu uravugisha ukuri dogiteri babyeyi bano banyamakuru twabaha karibu nta kibazo uriya muntu wari uri hanze nari maze kumufasha nari mbonye ko ikibazo cy'inyatsi cyiwe inyatsi yiwe ndayitwitse iratumutse nkuriya mwotsi babyeyi abanga abanyamakuru nta kibazo twabaha karibu ku bantu bane nari nshigaje umuntu umwe nari namaze kubafasha ababyeyi murakoze kunyemerera ababyeyi babahaye ikaze n'ababyeyi nta kibazo twakomeza iryo jwi numvaga rivuga se riba ari iryane ni iry'ababyeyi nigeze mbabwira ni aka kazi nkora n'umurage nazwe n'ababyeyi dogiteri none uravuga ngo bakurebye nabi ubiboneye mu bwenge twe nari mbona nta kintu gihindutse aha ngaha ubiboneye mu bwenge mba mbibonye burya ngo iyo umwana yicaranye na se ise iyo bahuje ijisho akenshi amenya icyo avuze icyo bita igitsure hari ibintu nshaka kubaza wenda akabazo k'amatsiko ntimugire wenda ngo ni ukubasuzugura mu maso ndabona musa nk'abantu bakiri mu myaka mikeya ibi bintu buriya ni ukubiragwa n'ababyeyi cyangwa hari ukundi biba byaraje ibi ngibi tuba dukora ntabwo ari ukuvuga ngo byaraje gutyo gituraho ko hari ijisho dogita iri jisho ryaka hariya buriya kubera amubaganiye buriya ndabifunze hari ibyo yari yangije kandi byateza ibibazo kuri uyu muntu hano iyi ni ifoto ubu hari akazi nahawe rero ndimo ngomba gukorera hano kubera arankubaganisha gutera ibibazo bigatuma n'ibyo nari ndimo birangira uyu urimo bivuze muri make uyu nguyu urimo uravura ifoto nkoresha ifoto n'amazina buriya ndimo n'ibyo nari mubwiye ntinahavi nkubita mukubita ntaramana no kuvugana n'uwampaye ikiraka inkuba se yakubita uyu warukozeho cyangwa hari uko byagenda buriya aka kazi nahawe n'ibanga ryanjye nako nari nkwibiyemo dogita hari igihe ni hatari hari igihe gusa turagerageza ni uko biteye ubwoba kabisa ubu ngubu umuntu urimo uravura ndi kumva uburyo uvuganye n'abantu uri kubona ko bari kumamagara cyane ntabwo iminota 2 iri gushira utakiriye telefone ndazakira cyane wenda nanjye ikindi kibazo nashaka kubabaza ubwo ubushize ubwo twakubonaga nyine ngira ngo urabizi ko waduhaye nimero tukamenyerera ahantu uba tuzi n'amahirwe turabona ari gukorera
hari abantu rero bifuza kumenya ibintu byinshi bitandukanye kuri wowe kuko kirya gihe twakubonye waje mu kibazo cyuriya mugore umugabo warasahuye umugore we yatwaye ibintu bye ubu rero twashaka wenda tubarize nk'abantu bitewe no muri komenti ibyo twagiye tubona ni ukuvuga ngo cyagi ntabwo twabonye nyine umwanya wo kuganira nawe twashaka noneho kumenya indwara uvura ibyo ukurikirana ariko nyine cyafite amatsiko y'aka kantu kuko ngakozeho numva hari ukuntu ncitse intege yego kozeho uratetera numvaga nazi ukuntu umeze aka kantu rero karimo ibanga ntabwo ongera uko hafi ko harimo ibanga nese ku cyumuntu akora Dr. Biriseriye se bari ibintu akozeho nibyo nyiramugeze no kubona cyagiye ubwo cyagiye naterekaga hano ngeze kubona ko n'umuriro watse nta kibiriti nkoresheje kandi muzi ko umuriro watwa n'ikibiriti nibyo nishaka kugarukaho mwabonye ko naturiye umuriro ntiwakaga ariko nahateretse ndahuha nkoresha za mbaraga zanjye kuko umuntu avuraga inyatsi buriya hari icyo nari nkoze buri inyatsi zahiye cyane hanyuma kuvuga nkamubwira igikorwa namukoreye hanyuma uyu muriro ibi birimo iby'umuriro bizamuka byatswa ni imbaraga z'abakurambere cyangwa ubashije neza cyane imbaraga z'abakurambere nizo ziwatsa nese nk'aka kantu ngende cyafite amatsiko akantu kubona gaforumye nk'akantu k'isanduka kaba kitwa ngo iki wenda gakora iki kano uteretseho nyuma kangaho iyi ngiyi ngo uvuze ngo ni isanduku aka kateretsemo akangaka iyi ni isanduku ariko Dr. ko nawe iyi ni isanduku ibikubiyemo ibibazo by'umuntu yangejejeho urankozeho byajyamo kozeho wowe buriya gukoraho ntabwo byemewe nawe ndi kubona kujya igarukirizaho gutya kuko ahura ntabwo byemewe ngewe kuko mba ndi muganga byose ninjye bikoresha niyo mpamvu uyu muvandimwe akozeho mfata imiti nkakoraho ibintu ntihagire ikindi kibazo ariko buriya nkozeho nanjye nta miti ntabwo no kubisaba ababyeyi hari ibitagenda neza ubu ntabwo biri bumurikirane kuba nakozeho ndaza kuko hagati wisiga amajwi yawe utaza guhumana mugani bakaguhambira ndaje nkaguye nta kibazo ndaje nkaguye utazahumana uti nageze kwa muganga muramira mpamanirayo kagire gutya mu ntoki kasige mu ntoki ubura ari kuzimya amahumane we arimo aratsirika ibyo yari afashe anyeganyije bitari bikwiriye saza nawe arakubagana ya ariko nari kuzamo aho ngiye guterura iyi ngoma ntiwongere kugira ikintu ukoraho tuganire ubwo nyine kuko byari bigiye kwinjira mu maraso hari ibimenyetso inyuma nibyamara ngo wahumana wasanga bukeye wabyimbye ukavuga uti se ni biki narenze ugasanga ugarutse kwivuza uvuga uti hari ibyo narenze nakavuga ati muganga muramira yankozeho wenda hari nk'abantu badukurikiye urabona ko hano harimo ibintu byinshi cyane wenda nka kariya uko bigenda bikurikirana ibi ngibi bifasha iki abantu bakuganye baje kwivuza cyangwa nk'abo bantu uvura hariya harimo umubyeyi harimo umugabo wenda nko ku bantu babuze urubyaro hariya harimo ku bantu hari igihe umuntu aba akeneye guhabwa hakabura umuntu hariya harimo nk'umuntu ushobora kuba adacuruza ngo bigende cyangwa se ibyo akora hariya harimo ufite ikibo cyerekana umusaruro uyu kariya iyo hariya hari imbaraga mba ndi bufashishe wabona uvuga ngo mfite ibyanjye si byera cyangwa se ibyo nkora nta musaruro mbonamo hariya harimo imbaraga nkoresha kugira ngo dukemure icyo kibazo cya wa muntu afite kariya gacuma nako ni ak'ababyeyi hariya urabona ko hariho ingata ingata buri ifite icyo isobanuye kariya gacuma rero niko duguramo inzoga ababyeyi
hano urabona dutuma turenga ndabona harimo iriya ndabona harimo muga ndabona harimo ibintu bitukura iriya ni inkono ya kinyarwanda hari harimo amaraso y'igitambo hari harimo amaraso y'igitambo cyane Dr. wenda nubwo ndi guseka harimo ibintu dukora bigira ibitambo wenda bari kuri kamera umuntu ubibona wenda abantu cameraman abari kuri kamera babigaragaze ni ibintu mbona bitukura na amaraso nkuko bivuze ngo ari amaraso uravuze ngo ni amaraso y'igitambo ni igitambo mu buhe buryo kugira ngo abantu badukurikiye basobanukirwe uko babihagaze yari amaraso ubona buriya umuntu bashobora kumuroga cyangwa se akaba afite karande zo mu muryango kandi zo mu muryango zikomoka kuba iwari ufite umuryango uterekera ariko wowe ukaba utakibikora iyo utakibikora biteza ibibazo mu muryango bishobora guteza inyatsi bishobora guteza kubura urubyaro bishobora guteza kudasinzira bigira ingorane nyinshi ushobora gutera uruzerero ukabyara umwana ntagiye cyo kumarira ubwenge mu ishuri bukabura ibibazo byinshi cyane ugahora urwana n'umugore ntimugire ibyishimo nta kintu na kimwe mushobora no kugeraho Dr. ngo abantu bakunda kuvuga ngo umuganga uvura ibi bintu wenda umuntu ashobora kuza ukamubwira uti warogewe ibi bintu barabiguterereje cyangwa warabirenze cyangwa baguhereye mu bintu ibi n'ibi ngo ibyo bintu ubibona abantu benshi bakunda gutera commentaire ngo umuntu uvura nk'ibyo nawe araroga wowe ubivuga wite nka muganga njye muganga ntabwo ariko nabivuga nuko abantu burya bose bagira imyumvire itandukanye umwe ashobora kubivuga undi akavuga ko bavura nkanjye ku ruhare rwanjye nka muganga ntabwo duteze ikibazo ngo turagikemura kuko mbaye ndoze naba ntije ikibazo njye nkanjye bwanjye icyo nemera mbere yo kugira ngo mfashe umuntu unsabye serivisi ku kibazo cyiwe mufashe kugikemura ntabwo rero namuroga turabona ugiye kuguhamagara ndahamagara cyane ntabwo nabaretse ko ndaza kumwitaba nta kibazo Dr. mugenzi wanjye arakoze ku kibazo cyiza wenda bari barimo kubaza avuga ati abantu bavura bavuga ko banaroga icyo nicyo gisubije neza no mu mpamvu zatuzanye ni byinshi cyane dushaka kumenya cyane ko tugeze amahirwe yo kwinjira hano bitatugoye hano ndahabona agakombe kanditseho kuza aka gakombe wenda sinzi niba kuri kamera barimo kukareba aka ntabwo ndi bwongeye gukora ko buriya akaba gashatse kuvuga iki kariya rero kariya karimo umuti tuvurisha zanda zatinze kuvuka cyangwa se kuri ba bantu bagira ikibazo cy'imihango idashira nk'iyari kure mwaka ifoto yiwe umuti urimo hariya musigamo uriya foto ye yego n'amazina nkagira ibyo mvuga nkabasha kumuvura adahari aho yaba ari hose ku isi apfa kuba ari muzima agihumeka ejo bundi muri komenti hari umuntu wabajije tugendeye hari ahantu twamenyaniye nawe ugaruza biriya bintu by'uriya muntu aravuga ati nanjye mfite ikibazo ati mumbarize muganga twanamuhaye nimero zanyu sinzi niba nde barabavugishije ariko yaba ati muzambarize muganga ati se nk'umugabo yarabutaye agata urugo agata abana kandi nta kibazo mwari mufitanye muganga muramira yamufasha iki kugira ngo wa mugabo agaruke mu rugo yongere agaruke mu muryango we cyangwa se nk'umugore yarataye urugo akajya ahandi akajya mu basore cyangwa umugabo akajya mu bandi bagore icyo ngicyo ngo ushobora kuba wagikemura gute ibyo ngibyo rero nabyo birakemuka dukoresha urugaruro rugorora ibyagaragaye ruri hano buriya hano se rurahari icyo gihe umugore se ashobora kuba yagaruka mu rugo rwe cyangwa cyane aragaruka ariko iyo agarutse bisaba dushyiremo shikama utanga urugarura nyuma ugashyiramo shikama kugira ngo atuze agume mu rugo iyo ushobora no kujyana n'umwana akava mu rugo utazi ikimujyanye ariko akenshi nagiye nkunda guhura n'abantu nabasuzumira nareba basanga ni za karande zibitera
cyangwa se ukaba ufite umugabo akaba afite umukobwa akaba yaramushakiye uburozi akamugutwara. nabyo bibaho akamugutwara ariko turagufasha. hano uvurira twabonye impu zitandukanye, urabona ko hari uruhu hari impu ebyiri zisa nk'aho ari nini, ndabona mu rundi na ruriya, izi mpu zo ziba zishatse kuvuga iki? hariya harimo indirira, hakabamo n'urutoni, ibyo ni ibintu dufashisha tuvura ku bantu bakeneye nk'imiti y'urukundo, gukundwa, indirira, bakuririre, imiti yo gucuruza, bagukunde. Yego. Ubu umusore ukunzwe mbese. Aka kantu kameze nk'agaseke kari mu kantu k'aka etaje, aka gasobanuye iki? Niba twagize ubwo bwo kongera kubikoraho? Ahangaha rero ntabwo yemerewe kugakora, wenda kugira ngo bakabone kuri kamera niba bishoboka hari, cyangwa naba ntabwo. Ahangaha rero harimo imiti, hano materekabuje, ngiye kumurikira igitambo cy'ababyeyi, ngiye kubaha igitambo. Ubu ntabwo agaterura hariya nimerwa ku ruhande, ngiye kumurikira ababyeyi kugira ngo mbagezeho cya gitambo cy'umuntu ngiye gukemura ibibazo byiwe. kiriya gisabo na buriya nicyo gifite ibyo gisobanuye mu muco. mbona kizunguza. None ko kizunguza ntawe gikozeho rimwe na rimwe? hari byarambaganiye. Yakozeho kirizunguza. Yarambaga ibintu byanjye hano byose ukibibona ntibirahumeka ngo mubibona, ariko bifite ukuntu bihanahana amakuru byose. Uriya mwami watubwiye ngo ni umwami, ni umwami mu buhe buryo? Ese ni umwami nde? Ntabwo nabashe gusobanukira ni umwami mu buhe buryo. Ntabwo nakubwira ngo ni umwami kanaka, ariko namwe kuko nabwiye nti dukoresha Kinyarwanda kandi tuba mu muco. Twabaye mu gihugu cyabanje kuba amabanki, nubwo ubu nta mwami dufite, ariko ubu turi muri perezidanse. Yego, cya perezidanse. ni ukuvuga nk'uko cyabayemo abami kandi natwe tukaba dukora ibintu bya Kinyarwanda, ntabwo twakwibagirwa umuco wa kera. Twe turacyari ku gicumbi cy'umuco wa kera, ntabwo twataye umuco. Ari n'impamvu usanga umuntu atabyaye kuko hari umuco yibagiwe, yatatiriye, igihango yatatiriye. Noneho kuri biriya bintu hari nabonye igi risa nk'iriri ku kintu kimeze nk'ibuye, bimeze ahubwo bimeze hariho akantu karimo utuntu tw'utwenge, akantu harimo utuntu tw'udushu, ni nk'umugina. Yes, urakoze, ni nk'umugina. Bimeze bite? Birabyo bisobanuye iki? hariya rero harabura harimo umuti mvuza abantu bagize ikibazo cya karande. Umuntu ashobora kubura igitambo, ubwo abantu bose ntibashobora kubona igitambo wenda cy'inka cyangwa se cy'ihene. Hari umuti tubaha bakajya gukoresha kugira ngo za karande zari zabafashe zibarekure. Umuti uri muri uramugina? Umuti urimo hariya. Ubu hariya bura ukuramo umuti. Kumbona se uramugina, wenda nk'uko mugenzi wanjye yabyise umugina, uriya mugina urafukuye indani, mo hagati urafukuye. Uravuga ngo sikuriya wanganaga, ahubwo ngenda nkuraho gake, ukuraho hejuru. Buriya ririya uri kubonaho, uriya ni umurinzi uriya muti kugira ngo utazasaza cyangwa atazagira ikihungabanya umuti urimo. Ubwo igi noneho ubusobanuro bwa ririya gi niryo ririnda. Uriya ni umurinzi. Ariko wenda bavuga ririya gi urabona si igi ry'inkoko, si igi ry'iki, ririya ni igi ry'iki? Ririya ni igi ry'inyamaswa bita igihunyira. Igihunyira twumva tuzi, mwumva kiriya kigenda bwije, iyo cyavuze urabizi.
kinagenda ku manywa ntabwo kigenda Manywa ntikibona. iyo ari mu ahantu iyo igihugu Kibona mu mwijima ku manywa ntikibona buriya. okay iriya ni igi ryacyo Yani ryacyo. burase kuribona ko igihunyira nk'uko wenda mugenzi wacu abivuze kigenda nijoro igihunyira ku manywa kitabona nko kuribona ririya gira wamenya cyateye Hariya turayashaka. cyangwa mu bifashwamo n'ababyeyi turashaka tugira uburyo tubabona. igira uburyo muyabona okay araribwa ntabwo aribwa ahubwo abamo umuti w'ibyo dushaka gukemura. Okay, wenda hari nk'abantu badukurikiye urabona ko kuri iki gihe abantu baba bafite ibibazo byinshi bitandukanye gufata umwanzuro no kubiganiraho na bagenzi bacu no kubera comment twagiye dukurikiza z'abantu bagiye batanga nyuma yo kubona Dr. Muramuragaruza ibyo ari byibwe. Hari nk'ukuntu umuntu wenda ashobora kuba gufitiye ideni umuntu yarakwambaye amafaranga adashaka kuyagusubiza ni iki wakora kugira ngo wa muntu abashe kuba yasubizwa amafaranga ye hatabayeho kuba hari ibintu byamutera birashoboka cyane kuko hari ibyo ngutuma ukabima iyo mbigutumye nanjye nkoresha za mbaraga zanjye kugira ngo wa muntu nanjye mutumeho izanjye mubuze gusinzira muha amajwi kuko arimo umuntu ideni mfata aya mazina yawe ndarimo ideni nkayamushyira mu matwi ntabwo yasinzira atarishyura uwo muntu. mbese tuvuge uyu muvandimwe ndimo ideni ugafata amajwi yanjye ndi kumwishyuza nijoro akajya nyumva aryamye cyane ntabwo yasinzira atarakwishyura abanza kukwishyura nese atayafite muga atayafite aragushaka mukumvikana akagusaba imbabazi aragushaka mukumvikana. ako kantu gushize bwa mbere nyikubana nabonye ugafite wenda hari abantu batabonye ku kiganiro cya mbere tuza gukora interview mama duhamagaye avuga ati muze mumenye iby'uyu mugabo wanyibye tukajyana amahirwe tukagusanga wenda hari abantu bakubonye bwa mbere ako kantu ko wenda kaba gashatse kuvuga iki kuko twatangiranye nawe twasanze ugafite na n'ubu turabona utaragashyira hasi. Aka kantu rero buriya akantu gutyo kabona kamaze imyaka myinshi akana gasigiwe na sogokuru mugabo akarakandika ni ihembe rya mukuru ntabwo akandika ko araho wumve niba kadakandika nta kibazo ntabwo nakoraho. Arakana abana bajya bakunda gukinisha sinzi niba ukazi bita kamarimari kamarimari cyangwa imberegeshi ariko ntabwo ariko wagasigiwe n'abasogokuru nagasigiwe na sogokuru. kamaze imyaka ingahe? akangaka gashaka kamaze imyaka 50 kuko nanjye narakamusanganye akajya ambwira ati mwana wanjye iyi ni intsinzi. wenda tukigera hano dusuba inyuma gatoya wabanje gukora hariya twumva havugiyemo umuntu urabona ko hari umuntu usa nk'uteruye ikintu n'agaseke hari hejuru kariya nako gateretse hejuru ya kariya kazu kicaye muri uriya muntu urabona ko hariho akantu k'inyoni ukuntu nk'uriya muntu wasubizaga avuga we muhuza gute konegisiyo igenda gute? hariya niho mporeza n'ababyeyi ni igicumbi nganiramo n'ababyeyi. nk'uriya muntu uba wicaye hariya niho ayo majwi aturuka y'ababyeyi abo bagusigiye ababyeyi hariya niho bagusigiye iyo ntsinzi. Dr. buriya ubu ngubu ibyo tuganira barimo barabyumva ubu hagize ukosa twamuha igihano ubu se siti yarakosheje yakoze hariya ngo uhita ubu bahise bamubabarira buriya twabyoroheje kubera ko iyo umuntu akosheje atarabizi habaho kubabarira ariko iyo umuntu akosheje yabigambiriye burya umuntu
yamucisha akanyafu. iyo yarabigambiriye bamucira akanyafu. none se muga ubu ngubu hari ukundi kuntu wabavugisha deja ntabwo ari ngombwa ubu haje nk'umuntu kuko kumva abo twabumvishe basubiza ahubwo haje nk'umuntu ubu ngubu undi winjiye baba bamureba muri yinjira ku muryango bamureba cyangwa ese bamubona bate iyo hinjiye umuntu mu byiyumviro cyangwa iyo hinjiye umuntu mbere yo kumufasha cyangwa se iyo umuntu anerefonye ashaka ko mufasha wenda nko muri Amerika mu Bufaransa n'ahandi hatandukanye ndabanza nkabyakira uburenganzira nkabimenyesha ababyeyi ko hari umuntu ngiye gufasha kugira ngo tumufashe ikibazo cye gitunganye. tukiri aho ngaho wenda na nimero yawe dushobora kongera kuza kuyimurikira abadukurikiye wabaha nimero zawe za telefone nda hagati hano mu kiganiro noneho nanjye ugahita usobanurira iyi ngoma n'iriya. nicyo nagiye kubaza nawe. wenda waza ukababwira kuri nimero yawe ariko na nyuma bazayibona ubanza ubabwire kuri nimero. Nimero yanjye ni 08 5 10 7 5 niyo ni nimero yanjye. Kora kuri WhatsApp wanyandikira kuri WhatsApp tukavugana wampamagara ariko kubera akazi kenshi mba mfite icyo wenda abakiriya nshobora kubasaba nitabyo ushaka kunyandikira message njye nayibona igihe ndaba ndutse nshoje akazi nkaza kubona ko amaye message aho tuvugana amayinite barimo ndaguhamagara ushobora kubona nitabye kavuga uti se muganga iyi nimero niye cyangwa si ariko mu byukuri nimero yanjye yihego ari 58 ni yanjye ibaho n'igiva ku murongo inakwitaje mbese wa message nkabona ko unshaka nanjye nahubwo nkaguhamagara kuko ubuje nta muntu uhamagara muganga atababaye. nanjye mbonye message bujya nihutira guhamagara umuntu kugira ngo twumvise uburyo cyakemukamo. muga wenda utarajya ku kibazo cy'ingoma bakubajije ndashaka kubaza amasaha yawe uvuze ko hari igihunani ukajya kuruhuka amasaha yawe ni ryari gukora gusoza ni ryari? Iyo masaha yanjye muri ntangira akazi saa 9:30 cyangwa se saa 1 akazi kanjye ndagakora nkageza saa 8 nkaruhuka nkongera gusubira mu kazi isaa 9 nk'iyi nsanzemo kuko mba ngiye gufasha abantu bari mu mahanga murabizi ko nk'abo muri Amerika mu bihugu bimwe na bimwe ntabwo duhuza amasaha bamwe usanga iyo dufite saa 8 ubwo ari bwo wabukeye bageze nko masaha 4 ubwo nibwo mba ntangiye kubafasha. hanyuma kiriya kibazo wenda ntabwo nakibagiwe kuri bugisubize bakubajije ndabona ufite registre ukora n'abantu wandikamo cyangwa ubu bafite mu mutwe registre hari imaze iki? Iki ni igitabo twandikamo abatugana hari n'imiti niba yanditsemo aho mu mariste y'abantu batuganye turabandika kugira ngo tuzanabahamagare burya iyo umuntu amuvura amukurikirana ukamenya ko uburwayi bwe bwakize. ubu noneho wasubiza ikibazo nta kibazo. yamajije ikibazo cy'ingoma kubera impamvu mfite ingoma ebyiri nuko umurage narazwe n'ababyeyi nuko ngomba gufasha umuntu aho yaba ari hose. niho mbona ko ari ingoma ebyiri niho mbona ko ari ingoma ebyiri nuko mfasha umuntu aho yaba ari hose. iya mbere ishobora gufashiriza umuntu iya mbere niyo mu gihugu iyindi ngoma niyo gufasha umuntu utari mu iki gihugu ifasha umuntu utari muri iki gihugu uko ari ebyiri dusobanurire iriya buriya iriya yo hejuru iriya ifite ibanga iriya yo hejuru ifite ibanga hano turahabona amabuye abengerana turatuntu dushatse kuvuga iki iyo ngo ni umuti ntabwo twemerewe kuyakoraho nakoraho uriya ni umuti wa zamide abarwaye zamide uze ugaragaza imbere ya kamera zana nk'abiri ugaragaza hano imbere ndabona nashyire ku rurimi igihumbi nta kigo twarakoze ku rurimi kozaho nakira mbiguhere uburenganzira kozaho
ibyari bimbaye nabi koza hari kose akira nayo koza niyo wafashe koza nakozeho urutoki akoze ku rurimi nakoze urutoki koza urutoki gusa akoze ku rurimi umbwira ikintu wumvise icyo urumva urakimbwira koza ku rurimi wumve umbwira icyo wumvise birasharira cyane iyo ni imiti birashaririye ye ko nyarekuye akaba umukara Dr. Yarekuye abo umukara yagarure seti yagarure abantu bayabone wenda nuko arahindura isura none ahise ahinduka umukara kandi imbere nayafashe ari icyatsi ni ukuvuga ngo urukara rwawe ruse rujya kuri ayo mabuye oya nuko ari uko bigenze yakoresheje ku rurimi kandi ni nabikubwiye yagombaga guhita ahindura isura kuko ubwo ngubwo urayashyira ku ruhande ubwo arangije igihe cyo gukora yanshyiriye ku ruhande ariko urabona ko ariya yo yakomeje akaba aracyari neza yego biteye ubwoba biriya bintu ni za mbaraga nyine mbabwira ntidukoresha imbaraga kugira ngo mwe dukurikiye nizeye ko twatangiranye urugendo turaza kurujyana ku musozo ahangaha turi rero turi kwa Dr. Muramira mwaramubonye mu bihe byashize agaruza ibintu by'umudamu ari bubwe n'umugabo we niyo mpamvu twe twavuze tuti reka ibintu bireke kurangirira hariya ntago byatworoheye kugira ngo tumufatishe ariko byabaye byiza cyane turimo kuganira nubwo nanjye hari ukuntu byari byangendekeye mu kanya kari imbere ahangaha turi rero turiwe mu Gicumbi bavuga Igicumbi bavuga ngo iki hano ni mu Gicumbi umurwayi arahamagara wo hanze n'umurwayi wo hanze ni gufasha ariko araza kwihangana ntabwo namufasha namwe muri kunyumva ubujya iyi mu kazi n'ibanga ry'akazi kose kagira ibanga ukoze akazi nta banga ririmo nta kintu byaba bimaze hari ibintu mbonye seti yakubajije ku bintu by'impu hanyuma ruriya ruhu ruriho uriya mugina ufite igi hari iruhande hari akantu kameze nk'agasahani karimo ibintu by'ibikatsi hanyuma hari amababa hari ibaba riri mu gacuma kari hirya karibona kari mu kirere hari n'irindi riri hariya kuri kariya kantu cyegeranye n'inkoni byo bisobanuye iki muri aka kazi kawe ni ukuvuga ngo ziriya n'ubundi nawe namumanika hariya ntakoresheje imisumari mugabo isa nk'ubidukorera wenda umuvaneyo se tigaruka nabyemera nambwira ihangane bahise bakuvana wenda nk'urugero agacumari imisumari reba ahantu uri kukabona hari imisumari watera ntikamenyeka ntayo pe nta misumari habe na mike ibi bisobanuye iki se tigaruka ntabwo bakumanika bisobanuye bwa buhanga kamere gakondo twibitseho agacuma karaho karimo ibaba noneho agacuma wenda urambwiye ngo ni za mbaraga gakondo ariko noneho ibaba ubusobanuro bwa kuba katagwa ese ririya baba ririmo wenda mu buryo busa nkaho busobanutse ku bantu basa nkatwe tujijwe muri ibi bintu bisobanuye iki ibaba na kari agacuma katagwa kandi ubona ko kamanitse nta n'umusumari karimo ni ukuvuga ngo ririya baba naryo ririmo umuti kari agacuma nako karimo imbaraga ubona ko gateye kari hariya kandeba karimo karakureba karimo imbaraga zo kumva ibibazo by'abantu ubu no mu buryo bwo gusubiza buriya kaba kabigufashamo hari ibyo kamfasha buriya hari imbaraga mba nkuminikana nazo urabona ko n'ahandi ari mu Gicumbi cy'ababyeyi kandi ari naho kareba iki cyuma iyo mushyo iki cyuma wenda wagishyira imbere ya kamera abadukurikira iki cyuma nicyo nkoresha hari akazi rero tujya dukora akazi kenshi buriya hari ibyo burya nta kurubwira keretse hari serivisi nsabye iki cyuma kimfasha no gutanga ibitambo mugaye nimero ntabwo ari yo mu Rwanda igwamagaye iyi nimero
nimero niyo hanze ariko ntacyo arihangana ndaza kumuvugisha uramuvugisha bo hari utuntu twinshi wenda tugiye dusobanuza muri ibi bintu ariko kano iyi nkongoro ifite urunigi mu bitugu byayo ese uru runigi ruri mu bitugu by'inkongoro rwo ni busobanuro ki rwaba rufite uru runigi rero uru narwo ni urwa kera uru narwo narusigiwe n'ababyeyi rwa nyogokuru gutyo rwa kera pe kuri iyi ngoma bigendanye n'ibyo watubajije watubwiye yuko iyi ngoma ariyo bivuze ko ishobora gufasha abari hano mu gihugu n'abari hanze indi igafasha abari hanze iyo gufasha abo mu gihugu ntago nakita umurishyo kiriya gihari ntago nakita umurishyo ariko ndabona ari agati kameze nk'ishami ariko nanone kahiye ko ari umurishyo ni agati wagira ni igiti cyahiyeho kirapfuba kiri kuri iriya ngoma kubera iki kiri kuri iriya kitari kuri yo hejuru kiriya ni igiti nifashisha nakuye mu nyanja kariya agati buri ubona ni akaturutse mu nyanja ko gasa nk'akahiyeho ntabwo ari ugushya bisanzwe nuko kavuye mu nyanja kameze kuriya kariya kariya karahenze kugira ngo nkabone kansabye ibindi bindi watubwiye ko ari ahabamo inzoga y'ababyeyi hanyuma hano hari undi muhe agacuma kandi kari nk'umuheha akakona ko mbona gasa nk'akarimo inzoga yo ni iyawe ntabwo ari iyanjye ngiye inzoga ni harabyeyi nta nzoga iy'ababyeyi ubu iyi ngiyi nta mwana wayisoma ni iy'ababyeyi none se ushobora kuyisukamo wamara kuyisukamo ugasanga yashize asanga yashize n'ahantu igiye ukayisukamo ugasanga yashize uranongeramo abantu inzoga barazigura namwe nuko abanyamakuru bamuguze inzoga hano ariko iyo ngiye gufasha umuntu muca inzoga y'ababyeyi kugira ngo dukemure ibibazo bye wayishyiramo hari ikabura ababyeyi baba bayakiriye uriya muti w'umukara uyu muti w'umukara niwo twifashisha mu kuvura abasazi bafashwe n'amashitani tugaragariza dogita imbere ya za kamera bakaza bakareba reka nshyire ku kiganza noneho oya niyo wabereka none ushaka kuberekera aho ngaho ngira ngo urabibona umuntu ufashwe n'uburwayi bwo mu mutwe ari kwiruka ahita agaruka cyane uvura amadayimoni ibya bindi warindaga by'uriya muntu w'ifoto buriya ntabwo birakemuka ko tuganira umwanya muremure iyi foto irimo hano hamwe seti yakoze agatitiro uvuga ngo hariya nabaye mbisubitse biransaba ko ndi buvugane nawe ariko birakorwa nta kibazo muga wenda wakoze cyane reka tugushimire ku mwanya waduhaye no kuba watwakiriye urabona ko amanimero seti wenda gato wenda ntabwo nguciye mu buryo uvuga ariko hari akantu ushaka kubaza abantu bashaka kwivuza iwawe hari abarwayi bivuza bakasa nk'abarambiwe akavuga turi mwe imiti maze igihe iki n'iki mfata imiti ariko ntago nkira ati uwo muganga ashobora kuba ameze nk'abandi bose hari igihe runaka uhereza umuntu ngo uraba wakize mu minsi iyi hari igihe uhereza umuntu runaka ngo igihe umwanya iminsi 2 cyangwa 3 cyangwa ejo uzaba wakize gutanga igihe ntabwo wavura umuntu utamuhaye igihe cyane ko bamaze kubona indwara iyo twasuzumye tukabona indwara turasuzuma iyo twamaze kubona indwara cyangwa se ikibazo tuguha igihe kigomba gukemukira ariko indwara ziratandukanye indwara ziri nyinshi numva ibisazi ntabwo byakira rimwe na amibe cyangwa se umuntu akeneye agati k'urukundo ntabwo urukundo rwazira rimwe nk'igihe amibe yakira hanyuma n'abandi batawe n'umugore wundi wo guhashikama na garuka arya ni garuka na shika n'urugarura na shika rugarura ibyagaramye
ntabwo ibyo byose byakemukira rimwe ariko tubivuganaho iyo tugiye kugufasha. Hanyuma hari igihe umuntu akurangira umuganga ukarangira umugati uriya muganga aravura koko kandi arakiza ntatinda, none turamukurangiye akaza hari abaza akavuga ati wa muganga wandangiye ntacyo yamfashije. Nta bantu wowe bajya bakugaruka bati ibyo wampaye nta kintu byamfashije? Ni ukuvuga ngo ikigendanye n'icyo ngicyo cyo kuba umuntu yaza akavuga ati nta kintu wamfashije, tuvuge umuntu bashobora kuba baramuroze sibyo, ariko ukamuvura koroherwa ejo akongera akarwara. Ikintu cyabitera hajya abaturanye n'umugizi wa nabi umuroga, ahubwo turamutsirika yongeramo ibindi, yakongera ahubwo turamutsirika kugira ngo wa wundi umuroga atongera kumuroga adashyiramo ibindi. Cyangwa se ugasanga ugiye nko ku muganga arakuvuye wenda barakuroza ibintu warabirenze ariko ntabitegure ngo yambure bwa bushobozi wa wundi ukuroga, burya kuvuye atabiteguye ntabwo wakira. Kandi wa muntu agifite za mbaraga, buriya ngo umuntu agiye kuvura amavunja arayahandura. Niyo mpamvu iyo umuntu aje tumusuzuma tugategura byabindi bamutize tukabikuraho tukajya kubiroha, umurwayi arakira. Ushobora no kubitegura ntibiri kumuha imiti mukavuga agakira rwose. Setse mushimira n'ubundi ntabwo nabona ndimo nsezera ibibazo biracyari byinshi, ahubwo ndimo mushimira ku mwanya yaduhaye n'aya matelefone. Urabona ko n'isa wenda bari kuri kamera bari kubibona nabo, abantu benshi bamubuze cyane. Ikindi rero nari nifite hano cy'amatsiko, hano impande yanjye hari akamverope kagiye karimo inzuzi, karimo ibintu byinshi. N'izi nzuzi zo zivura iki wenda? Izo nzuzi rero nazo tuzifashisha mu kuvura, zirimo umuti. Nazo zirimo umuti. Hari abantu wenda badukurikiye, abantu bari hirya no hino baherereye mu duce twinshi tugiye dutandukanye, haba mu gihugu cyacu hano mu Rwanda, haba hanze y'igihugu, abari za Australia, Kenya, Nairobi, Tanzania, Uganda, Kinshasa, hose. Wenda izindi ndwara ushobora kuba twebwe utatubwiye uvura, ndagira ngo wenda ugire icyo wabwiraho kuba badukurikiye ku zindi ndwara uvura, noneho twafata umwanzuro ukatwemera tukajya hanze, ibindi tukaganirira hanze. Ngiye no kuvuga ku ndwara mvura, mvurizo za kandi z'umuryango, mvura izo nyatsi, mvura ikibazo cy'isereri, imitwe, kubyimba amaguru, hari umuntu usanga yabyimba amaguru atagenda, mvura umugongo, isereri. Umuntu ugasanga aravuga ati ngenda ryama, ugakenda usanga ibintu byandasaze, ibyo nabyo turabivura. Hari abantu njya mpura nabo usanga bari mu bigo byo hanze, ahora arwaye nta n'umwanya wo gukora akazi. Dukemura byinshi, indwara zo ni nyinshi, njya urabona ko hari imitari myinshi, ntabwo nazirondora. Gusa wenda icyo navuga ku cy'indwara warumbajije, umuntu afite uburwayi nubwo yaba aragiyeho bikananirana, kwamuramira birashoboka, yaza tukamusuzuma cyangwa akambwira nkamusuzuma, iyo bishoboka nanga ntibirashoboka cyangwa ntibishoboka. Iyo bidashoboka uramwemera uti ibintu ntabwo ndabagana rwose ntibishoboka. Muza ababyeyi nk'ubu kare umuntu yambaye hanga ati se muramira telefone yanjye akaba aho yampamagara ambwira ngo hari umukobwa ngo nahaye ngo 15,000 ngarangije aranyanga, ngo se ngo wabengereza gute ngo wamumpereye igihano. Nabage ntera wa mugabo we 15,000 kose 15,000 byatuma uwo mukobwa tumusata cyangwa tumureka kunuka amasamake mwihorere mubabarire. Umukiriya w'umusaza yaricaye ahesa seka nanga rwose mubwira ase Yesu wamuroga kunuka amasamake. Ibyo bintu ko yiregwa aza kubimpera amafaranga ngo ndemimukorere ku 15,000 wabyihoreye. Hari ibintu abantu baganira ukumva ntabwo ibyo bintu twakabikoze ngo cyihorere mubabarire. Hanyuma muga hariya yaravuze kubyuka ugasanga ibintu byarasaza, byatewe n'iki?
ariya ni amadayimoni. aba yatererejwe cyangwa y'imiryango. Hari n'ukuntu turabisuzuma tukabireba, iyo ari amajyambere turabikubwira, iyo ari amatererano cyangwa ari ibintu by'ibihoherano nabyo turabikubwira, tuvuga n'ukuntu byakemukamo. Dr. hari ikibazo Seti yarabajije nuko ntigeze mutunga Mike. oya ni ego wari ukimbajije emiwe yaravuze ngo ari nk'abantu wenda babagabo usanga mu gihe cyo gutera akabariro acika intege, ibintu nk'ibyo wenda ugasanga hari nk'abadamu, ariko tujye tuvuga ibintu ngendagira ngo iyo buriya Emi iyo turimo kwakira comment z'abantu hari hano turi kubariza abantu, turi kubariza abadahari. Rero nyamuneka abadukurikiye nimuze kubifata ukundi, ndimo kubaza, kandi niba dufite amahirwe yo kuba twicaye na muganga dushobora kumubaza, wenda ashobora no kuba ari njyewe cyangwa wenda nawe ufite udukurikiranye ugomba ushobora kukibaza ari we nkibarije mu buryo bumwe cyangwa ubundi muri jwi ry'abantu. Yes. Noneho dogiteri, hari n'ukuntu usanga nk'umugabo mu gihe cyo gutera akabari acika intege, ugasanga umudamu nta mavanginga afite, kandi ibyo bintu ngira ngo muri abantu bakuru murabizi ko birimo gusenya. Ugasanga hari abavuga ati hari n'abajya kugura imiti, hari ama product nzi, hari abantu benshi twagiye duhura ugasanga aguze na product, ariko noneho product yo kugira ngo abashe kuba yacinyiyo biranze, sibyo? Muri ibyo ngibyo we nk'umuntu akaba ati muganga muramira ntabwo nacinye, mbona bibangamiye umutware wanjye. Umuganga akavuga ati nahisigaye ncika intege, cyangwa umudamu ati nta mavangingo. Icyo kibazo ndi kubaza sinzi niba ari kibi. Ntabwo ari kibi. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu nakubwiye nti iyo umuntu afite ikibazo cy'uburwayi uko bwaba bumeze kose, niyo mpamvu mba nabahaye nimero arasobanuza. Iyo tuhamagaye turamusobanurira, akavuga ati sinshyukwa, ubugabo bwaragiye, turamubwira, turagusuzuma tukareba impamvu tukagufasha. Amavangingo n'umuntu ashobora kuyagira agahagarara, ibyo turamusuzuma tukareba icyo biteye tukamufasha. Ashobora kuba nta nawe yigeze, turamusuzuma tukamufasha. Indwara ziba ari nyinshi mu mubiri w'umuntu, ahubwo turasuzuma tukareba ikibitera, icyo kabitera akaba ariyo tuvura. Indwara ni nyinshi cyangwa ibibazo bitandukanye. Hari nk'abantu nanone ngiye ndi kugenda cyane ku bantu nkurikije na comment nagiye mbona, ugasanga umuntu araryamye ari kurotaguzwa, arose ari ahantu ni mwirimbi byaguteruye, akarota ari kurya inzoka. Ibyo ngibyo mujya mubikora iki cyangwa mujya mushobora kuba mu kuvuga ngo ibyo ngibyo hari igihe abari abazimu bamuteye, tumwaka ifoto yiwe n'amazina ye tukamusuzumira tukareba ikibazo cy'uko kimeze. Iyo tumaze kukibona turagikemura. Gusa nyine ubundi nta kabura imvano, ibintu byose bifite imvano, turamusuzumira. Dr. reka dugushimire nk'uko Seti yabivuze ku mwanya waduhaye, ndetse no kuba wenda byagoranye kuko ababyeyi batubwiye ko bakorebye nawe twinjiye, nanone ko wagerageje kuba wabisabira imbabazi. Reka tugushimire nk'abantu itsinda twagusuye ahangaha, abanyamakuru batandukanye. Twizeye ko n'ubundi n'ubutaha tubukeneye twakubona. Mwambona rwose nta kibazo, mba mpari hano, ni mu kazi kanjye nkorera buri munsi. Mba mpari rwose nta kibazo, na telefone icyo ziberaho wampamagara tukavugana niba unkeneye, nawe arega warwara wambwira nkagufasha, nta kibazo. Ikibazo ni ukugufata, ikibazo ni ukumfashisha, kwitaba. Aka kantu Dr. tutarasoza aka kantu gato ahangaha harimo kazane bakabona, urabibona ko ahangaha harimo umuti. Umuntu ashobora kubona akagira ngo ni amavuta, ariko uyu ni umuti. Uyu ni umuti ku masinizite, ku bantu bafite ikibazo cya sima. Uyu muti ukora ibintu byinshi. Nicyo uvura. Ikindi nene bagiye kuvuga ko nkora, umuntu ashobora kuba ari hanze yaragezeyo akagirira inyatsi, kubura ibyangombwa, urumva, kuba hari ibizami bagiye bakora, umuntu agakora ibizami abitsindwa. Buriya kugira ngo ubone ubwenegihugu mu bindi bihugu, hari ibihugu bakora ibizami, njya mbafasha benshi mbivuga gutyo. Agatsindwa babaho igitabo bagasoma bakajya gukora, agakora agatsindwa, cyangwa akaba ari hanze akaba akora perime
akabatsindwa. ubafasha mu buhe buryo? Turavugana arampamagara, hari ibyo mwaka kugira ngo amufashe, ndamufasha. Uyu muntu nawe aje kundeba ndamwitaba, reka numve kageze ku gipangu. Allo, ugeze ku gipangu? Ugeze ku gipangu? Sawa ndahari. Sawa, ubwo nuhagera urambwira umuzama gufungurira. Bose abana bagukeneye. Ababanye. Uyu nguyu nari namuhaye rendezvous ya saa 10. Iyo saa 10:30 zirageze bwambwiye ko ahagurutse. Hanyuma warugeze aho ngaho bya perme usanga bizamugatsirwa. Abantu bo hanze nyambakemurira ibyo bibazo ubwo n'abataramenya bangana nkabibakemurira. Akabashaka perime nyine nkuko nabivugaga, agakora agatsindwa. Agakora ikizamini kugira bamuhe ubwenegihugu, agatsindwa kandi yarasomye. Abandi bakagira ibyo babona we ntabibone. Hari igihe aba ari n'inyatsi. Kandi abantu bo hanze buriya, abantu bagiye hanze n'abantu basize mu gihugu kuba bahamagara babaka amafaranga, usanga amwata amafaranga yo kujya kugira gute kumurogesha inyatsi. Urumva akayamuhari ngo je akayamwima, akazafata yandi yamu akajya kugira gute kumurogesha inyatsi. Usanga umuntu bamuroza inyatsi arakora ntatera imbere, kandi aho ngaho yagiye aho yasize mu gihugu wenda nk'ababyeyi ntabwo yakagombye cyangwa nk'abana yasize yagafashije, akavuga bati uyu muntu wacu yagiye gupagasa ariko yanyatsi ntagire icyo yohereza iwabo. Ariko araduhamagara tukamufasha tukamuvura iyo nyatsi. Abamara bafasha. Hari umuco isho no kutamuroga, akaba ari n'umuco yari byatambikiriye, turamufasha. Dr. niba nta kindi twakwanzura umusozo w'ikiganiro. Nta kibazo, ndabashimiye mwakoze kandi kunsura. Muzagaruke ariko butamuzajye muza mwanteguje kugira ngo mbone uko mbakira, mbagurire naho gafanta. Nubwo ndi muganga nanjye ndasabana gafanta ndakagura. Twakijana muri sara kabagurira agafanta tunaganira. Ntabwo nari kuyoberwa yuko ntabwo nari kuyoberwa aha kuba nako ikinyarwanda cyane mujye mucyanganira abadukurikiye, kuba namenye nyine naho utuye twarabonanye. Hari umuntu umwe mu bantu wavuye yaranambajije ati twabonye uramuganda baratushida nikorana muboye nuko niko ufata umwanzuro tukabiganira n'abagenzi. Yaje hano niwe waturangira. Reka tugushimire we twatangiranye uru rugendo tukaba turigeze ku musozo. Wibuke gukora subscribe, like, comment and share kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira. Musubire mujya kubere Mirembe tubadde wano wa Dr. Muramira tunyumiza naye era turaze sabori yakoreramo. Subire tujya sinkana mubidaka umaso badde nchari MC Seti kama barabe mukama akume Seti abakubise mwicyo ikigande. Reka ngushimire.